Barca ifite ikibazo mu bwugarizi bwayo kiragaragara kandi kimaze imyaka kandi mu mikino ya knockout bwo byanze bikunze urabihanirwa. Iyo bibaye mu mikino ya shampiyona ushobora gutsinda 4 bakagutsinda 2 cyangwa se ugatsindwa umukino wenda 3-2 ejo nawe ukaza ugatsinda indi 3 amanota ukagenda uyungikanya ejo ukagenda ugasanga uruwa mbere utwaye igikombe cya shampiyona. Ariko muri match zo gukuranwamo babara uwarushije undi kwinjiza ibitego byinshi. Bivuga ko ikintu cya mbere ugomba gukoraho yego n'ugutsinda ibitego ukabigira bihagije, ariko kandi n'ukwirinda ko nawe ubyinjizwa. Aho rero muri knockout hayitazamo ikintu cyitwa kubalansa equipe, kuvuga ngo ndugarira neza kugira ngo ntinjizwa byinshi hato ntaza gusanga ibyo nge ninjije ari byo bicyongeranyije n'ibyo ninjijwe. Ndabaha urugero duhereye mu mwaka ushize mbere yo kugaruka muri uyu. Ikipe ya Barcelona yakuwemo na Inter Domira. Inter yinjije ibitego 7 mu izamu rya Barca muri match 2, Barca yinjije 6. Deja winjijwe ibitego 7 muri sezi ishize demi finale. Ni ikimenyetso simusiga cy'uko iyo defense irarwaye. Nyamara iyo defense uyu mwaka nabwo tuze kuri Atletico Madrid muri knockout muri competition ya Copa del Rey mu gikombe cy'umwami yabatsinze ibitego 4 muri match ibanza muri Copa del Rey. Baragaruka bayitsinda 3. Urumva icyo bazize igitego cya difference kimwe kuri Inter yabinjije 7 bo binjiza 6. Muri Copa del Rey no sezo bazize difference y'igitego kimwe, Atletico yinjije 4 bo binjiza 3. Muri Champions League nabwo ijoro bazize difference y'igitego kimwe, binjije 2, Atletico yinjije 3 muri match 2. Kuki rero wumva aho hantu knockout difference y'igitego kimwe ibakoraho nabo binjije ariko ugasanga binjijwe cyane? Ni ikibazo cya defense. Barca ikina gute? Barca baricara bakavuga ngo turabizi neza ko ubusatirizi bwacu bukomeye kandi nibyo pe burakomeye. Abantu batemera ko Lamine Yamal ari umukino ukomeye, abo bantu bagenda bagafata umuntu bagafata agafoto ngo yicaye kuri baro muri kona biriya byo gutrollingana. Ibyo wenda abafana babikora, ariko niba hari impano iri kwisiza umupira, Lamine Yamal azi umupira pe ateye ubwoba. Lamine Yamal azi umupira. Ninjoro nawe wongera konfirma bwa kenshi azi umupira. Nanjye ntabwo nagakunda gakera kakiza ejo bundi. Nanjye sinagakunda n'umusore ateye ubwoba. Ntabwo mugakunda bakaza umupira. Ubizi ko nawe ufata ni ibibazo. Nabonye baturoringa Barcelona nimugora babangwa, ariko ngo abantu ngo abagabo ku isi ngo harimo abasaza ngo harimo n'abantu bafite imyaka y'abajene ngo mwiringira kandi imyaka 18 ngo mukumva yo kari bubatereka. Ntabwo ari afite umupira w'amaguru. Arashaje cyose ngo yiringira Lamine Yamal nakabone cyane. Ububizi ko yakugora. Ububizi ko yagize match nziza cyane ninjoro Ferran Torres. Match nziza vraiment yatsinze igitego, ariko yanagaragaye muri match nyine wabibonaga ko ahari. Wenda nuko bagize ibyagiye match batabashije kubona Raphinha nawe ndaza kumugaruka ko byihariye biri mu bagoye. Mu by'ukuri imbere ha Barca ni sawa. Barca gusohora umupira muri mediane, Pedri ubizi neza yuko nta kintu na kimwe atagukorera gituma baro zibasha kugera imbere. Barca ibasha gutembereza umupira hagati neza cyane. Urumva icyo gice cyo gukura umupira hagati no kuwugeza imbere gikora neza, kandi iyo ugeze imbere bakora neza kuko bari mu buryo bagatsinda n'ibitego. Ariko dutangire muri recuperation duhereye muri role ya nimero 6 dusubira muri defense. Barca yo yizera mu kintu cyitwa ngo kugira defense nziza no kugira attaque nziza. Kuvuga ngo nitugumana umupira adversaire atawufite twe tukawugumana cyane turagenda tumutsinde kuko we ari kubona gake, biravuga yuko no kurema chance kwe biraza kuba gake. Aranaruha kuko ararwana no gushaka umupira igihe kinini. Yego. Noneho muri ibi bihe navuga ko iyi match specifically igowe no kubura abakinnyi babiri b'ingenzi. Iyo aza kugira Frenkie de Jong muri izi match akamushyira uruhande rwa Pedri, ikintu bombi bamufasha no gukonserva. Hari ukuvuga ngo turasirikiriza umupira ariko tunawurinda kugira ngo adversaire atawufata. Aricyo kintu cyagiye kiba, ubona yazanye Eric Garcia nko muri match wanze muri mediane, ubona nk'ubungubu yari yazanyemo Gavi, n'abakinnyi beza mu kumufasha gusirikiriza umupira, ariko aba harimo riske z'uko bawutakaza kuko conservation yabo si nziza nk'iya Frenkie de Jong yari kumwe na Pedri. Kuhugumana possession
hari ukuwutembereza ariko birimo risike yuko twawutakaza ari nacyo cyatuma atletico nawe ibona igenda itera imipira imeze nk'amakontaratake ikawubaka ikabirukansa cyane. Icyo nicyo kibazo cya mbere, kumubura byabimye iryo jambo kuri posesiyo Frenkie de Jong akaba yamwiyimye ari ku imace ya kabiri ya mbere yararavunitse. Urumva ariko nabwo nk'umuntu wari umaze igihe adakina probably wenda atinye kumurisa. Njye nzi ko umuntu yamukinishije kuri Espanyol amuteguriye imace ariko byanze kumurisika wenda. Twigiye imbere gatoya, kubura umuntu yitwa Raphinha byo ni ikibazo gikomeye muri Barca, kuko Raphinha niwe mukinnyi ukora icyo bita gupressinga ari nyambere ya defense. Buri ikipe iri gusohora umupira yose ibikeneye wa muntu ntabwo ari utuma umupira wenda ngo wubake. Pressing ntabwo ari ukuvuga ngo ngubake, ni ukubajena kugira ngo bagenzi banjye bire groupe bagira umwanya wo guhagarara neza nimunawutera baye babonaho muri kuganisha, kubera ko muri kuwutera mufite igihunga kuko hari umuntu ugiye kukugeraho niba uri ruvuye ngo ahita upasa nepo ufite igihunga akiruka asanga nepo arajya kusanga arajya kupasa Iberi, ubwo wenda niba rugaje adakinana nabo nawe yabibonye nyine ko agomba guhita yantisipa akaka umupira. Baramubuze, bamwita pressing machine. Icyo cyarabagoye kuko byorohera Atletico gusohora umupira iwujyana mu kibuga cya Barca byoroshye cyane, bitandukanye n'iyarimo ku zindi match nyinshi. So navuga ko iyo loss yari ihari kuri aba bakinnyi babiri yego, ariko ko kuri Inter umwaka ushize bari bahari, ko hari n'izindi match baba bahari Barca igatsindwa byinshi. Bigaruka rero muri structure, icyo cyitwa line defense cyo kuzamura abadefenseri biri mu ireme ryo muri football tukunda kuvuga hano ryitwa compactness. Niba nshaka kudomina nkagumana umupira, ba Lamine Yamal bakaba bari imbere, ba Frenkie de Jong bakaba bagomba gukina hagati babasanga, ntago defense yajya guhagarara inyuma cyane, igomba kuzamuka hagati mu kibuga kugira ngo begerane. Kuko niba dufite igitekerezo cyo guposesinga kugumana umupira, igituma bikunda nuko twegerana tugakina amashot passes. Igituma bikunda nuko adversary tumushyira mu cyo twita tight space mu mwanya muto kugira ngo tutabasha gutandukana cyane, tukazajya twisanga tugomba gukina ama long balls kuko ntiwakwizera passe ndende, wizera kuri buposesing ukina passe ngufi. Ariyo mpamvu defense izamuka ikaza kwegera mediane kugira ngo na mediane yegera attack, bagaragara kuri umurongo uganye mu kibuga kabiri. Uko kuzamuka rero umwaka uzagifite inigo bagira akantu bitaga ngo ni offside trap, banatsindishije Real ko kumenya kurariza, bakakubara bakavuga ngo nuza kutwataka twe turahita tukurariza wewe wisanga uri muri offside. This time rero babuze umurida muri defense nka Inigo Martinez. Ni ikibazo gikomeye bafite this time. Uzayebye nka kubarisa imyaka afite kubona ikarita itukura nuko tabashije gusoma ngo ararize uriya mwana Juliano Simeone match band. Urebye iri joro Eric Garcia ni ikibazo cy'ubuto, mu by'ukuri hari uburyo byashoboraga kwirinda bagasohoka bagatuma umuntu hitwa Sloth yisanga muri offside. Rero ni kenshi Barca kuriya wabonye ku Barca yiruka areba izamu ryabo, kuriya wabonye Eric Garcia yiruka ari mu mugongo wo mwata kugiye kubatsinda. Ni kenshi Barca muri no sezo aba defenseri bayo bisanga baro bazize mu mugongo wabo bagahindukira barebana n'umuzamu wabo nkaho bagiye kwataka defense aho kudefanda. Sinzi muri kumva iyo meaning. Baba bareba mu izamu ryabo biruka barijyamo, oro nibo bakabaye ahubwo bahagaze hariya mu murongo muri boxi bacunga gardien wabo kugira ngo adashotwa. Kwa kundi ujyona basariba baba bahagaze bashyize amaboko mu mugongo bakureba wowe uri kuzana umupira barwana no gutuma utawushota mu izamu ryabo. Ngo wowe ugiye kudushota wera uvuyanga tudakinana uri kureba mu izamu ryacu, ariko twebwe turiteye umugongo izamu ryacu ahubwo wowe turi kukureba wowe ugiye kudushota. Wowe ngo nikosa ariko ku defense kugira ngo tukubloke uri kwiruka inyuma y'umwataka kuriya nyine. Niko rero Barcelona nicyo kibazo kuko bazamuka cyane baro bazishyira mu migongo yabo. Bivuga ngo muri ya compactness hari akantu gapfa, gardien wabo uzareba iteka na defense haba harimo espace nini cyane hagati yabo. Kuko defenseri bazamutse nyine baje ku murongo w'abanyamkibuga kabiri na gardien ari mu izamu, iyo ntera rero isigaramo uwo mwanya usigaramo espace vide itarimo umuntu, niho amakipe akina nabafata agashyira umupira none ugasanga bari kwiruka bajye kudefanda bagakora amakosa avamo amakarita tukura. Ari aho twakwinjira kuri ayo makarita tukura kuko nabonye abasenguzi batandukanye bavuga ko ngo bati kuki abadefenseri ba Barcelona batereka n'umuzamu agakina kuko nawe ni part of the game. Kuki atakora iyo save nyine kuba umwataka yagucitse bigendanye na maturité nyine abadefenseri kuki ategeza kuvuga ngo aho kugira ngo nkore ikosa ari bumeshe umutuku reka ngende muje na gake we n'umuzamu arasohoka nawe yaba yakina baro cyangwa se igitego kijyemo
ariko dufite indi minota yo kurwana dushobora no kukigarura kuki ubwo bwenge batabufite benshi bagahuriza ku kibazo cya mentalite ngo nuko bakiri batoya icyo ntigitandukana n'ikintu twigeze no kuganira ahangaha Enzo Maresca gitoza Chelsea muribuka amakarita atukura yahoragaho akurikirana cyane. Enzo Maresca barabimubashije aravuga ngo azabikora ariko kimwe mu byapfuye na ekipa ajya no kuzamo ibibazo we no mu agent we niwe yaheraga asaba abadefanseri bafite maturite ari nawe yasabaga ba Magehi akagenda atunga intoki ko Chelsea akabaye itekereza umudefanseri mukuru wayobora iyo defense. Biragaruka kuri icyo kintu cyo kubura leadership muri defense nacyo kintu nshinza umutoza Hans Flick cyo kuba hari uburyo situation yamugoye ubushize yarayizi ikirengagizwa nibyenda nibagiye ku isoko wenda icyo bazagikoraho ariko ntamenye kugendana n'ibihe bigezweho. Yagambwira iki kintu Ruvia uwitwa Hans Flick yakumye cyane kuri iki kintu cya offside trap iki cya high line defense cyo kudefendira kure mu by'ukuri abisobanuye neza Reagan n'ufite uwitwa Frenkie de Jong mwiza mu buryo yagufasha kwa kabaro ndetse no kumenya uburyo bahita bayisohora afatanyije na Pedro bamaze iminsi bamenyeranye na Raphinha bahaga ikindi kintu ari nacyo bigeze gutsindisha Real. Ubushize Real bayitsindisha ikintu cya offside trap ubushize Ancelotti yaje yahinduye umuvuno asa nk'akina mu buryo bwo gutatanya Barcelona ari no Hans Flick bamushimiye yagiraga cya kintu cyaje direct none ntibatindana umupira bakahita bawusora byihuse bakanyuzamo bagakina ama long pass muri espace vide kwa Raphinha wihuta n'aba ba Lamine Yamal ariko bagasa nkaho noneho cya kintu cya offside trap cyo giye kuri Real Madrid bari bakiretse begera umuzamu basa nkaho noneho batangirira inyuma na cyagiye bari kudefanda bakadefandira hafi y'umuzamu ku buryo nawe aza gutanga contribution ye kuri 1-on-1 mu gihe bibaye ngombwa. Reka mubwire iki kintu ndabyuka ubushize ni Hurricane wasbaye nk'utanga ipfundo cyangwa se n'umuvuno wo gukina n'iki kintu cya offside trap bagikina batari naho nge naho indabo uwitwa Diego Simeone wanakomeje iyo bagiye gukina na Barcelona ku mutoza wabipanze neza ni nako Hurricane asa nkaho yatanze umuvuno umwataka ajya muri oruje cyangwa se arararira iyo araririye baba defenseri basa nkaho ko bamuhugiye bavuga ko yaraririye banamwegereye ari babiri atari umwe ari nako byagenze ku mugoroba niba mwayibonye uwitwa Julian Alvarez yajyaga muri oruje uwitwa Demora Lookman cyangwa se uyu mungu Geronimo Simeone bagaheza uruhande bataraririye umupira usoye witwa Koko cyangwa se Laurent bawukinisha umukinnyi w'umuwinga ari we Demora Lookman cyangwa se Juliano Simeone deja baba defenseri bo batangira kureklama ko baraririye adversaire ubwo na Atletico Madrid ariko haba haraririye rutayizamu Julian Alvarez ni nako byagenza Alexander Thorpe amaze kuzamo deja arbitre w'abacungana umusifuzi w'igitambaro na wa muwinga utaraririye bahaye umupira ari nako yinjira ibitego bya Atletico Madrid nubireba nayo macross aturuka kuri uwo muwinga wakinnye umupira ataraririye akawukinisha wa mwataka kubera iki wa muwinga komeza gutegereza wa mukinnyi w'umwataka akaza kuva muri oruje amukinisha umupira yamaze kuva muri oruje reka nsoreze kano kamwe yenda kuri Atletico Madrid mu minsi yashize mu byumweru 3 bishize Matteo Alemany abantu bananamwibuka yabaye mu ikipe ya Barcelona aza kuyivamo Andrea Berta avuye mu ikipe ya Atletico nka sporting director bazanye ikintu cyo vuga ngo ni sporting director bagiye kuzana ari kari na uhedinze projet yose y'ikipe ya Atletico Madrid mu buryo bwa development cyangwa se bwa kinyamupira. Diego Simeone yari umutoza bagurira abakinnyi abantu banayikritika ko Simeone arambye muri Atletico Madrid ari n'umwe mu batoza bahembwa amafaranga menshi ariko rezili tubona zitangiye kuba mbi ari umutoza udatanga icyizere. Atletico Madrid yirebye n'ikintu umutoza Hans Flick yirengagije na Reagan yagarutseho niba Inter de Milan gutsindaga ibitego 7 niba Atletico Madrid kwinjiza ibitego uri kwirengagiza ko defense yawe idahagaze neza nyamara iri gukina na adversaire imwe muri secteur Atletico Madrid ifitemo abakinnyi benshi na attack turi kuvuga Demora Lookman na Juliano Simeone ariko Alex Baena agira cyakinjirana na Nico Gonzalez hagasigara Thiago Almada bafite Griezmann bafite Julian Alvarez ndetse na Alexander Thorpe kuki rero bakoze iyo nama yo kuganiriza umutoza witwa Diego Simeone arabwiraga turebye Atletico Madrid umwanya ku mwanya afite abakinnyi babiri wakora ama equipe abiri hari naho hari abasaguka abakinnyi kuki utadwa resulta nziza
ari naho navuga ngo uwitwa Diego Simeone match yaba Barca kinnye nayo muri Copa del Rey match ibanza akayitera 4 retour aradefanda akoreramo amakosa bari yagiye kwimwishyura 4 ariko kimwe kirabura kuri Barca ari nacyo yahinduye ku mugoroba iyo nama yagarukaga kukuvuga ngo tangarezi bitabaye ibyo uragenda kuko Atletico ni imwe mu equipe ya Spain iza amafaranga menshi iramuka iviriyemo kimwe cya kane ntiramuke wenda igize nk'igikombe itwara yenda ifite n'amahirwe yo gutwara Copa del Rey yari igiye gutangira kujya igenda ku magi Rwanda no kutazajya mu kibazo cya financial fair play ariko urabona ko abikozeho byibuze bwa bwinshi bw'abakinnyi basatira ya groupe nini y'abakinnyi ba Atletico Madrid twavugaga bagiye bamugurira wakoramo ama equipe abiri ayabyaje umusaruro byibuze urana ko byibuze mu buryo bwo guturana effectif navuga ko amanota menshi cyane Diego Simeone arayabonye urakoze cyane Iberi mu munota umwe bamubajije Simeone kuri uyu munyanigeria agira icyo amuvugaho ariko ntitukomoze no kuri VAR hari ubwo VAR yagize yiba Barcelona mu munota umwe ngira ngo nibyo kuri Ademola Lookman ntekereza ko icyo umutoza yamushakagamo yakimubonyemo ko yavuga ngo niyo mukinnyi mfite byibura uri very clinical kandi ukoresha ubwenge imbere y'izamu kandi yavuga ngo nindamuka mbonye igitego kimwe cyonyine muri Barca kiraza kumfasha kubera ko cyabgisanga ibitego binayitsinze yanamutatse cyane arabati no muri 1-1 nawe yakwica yakomerera nabi nawe azi kudribura zikwera imino umuntu gutya muri kumwe umwe kuri umwe ariko agira na sense dobi cyangwa agira n'ubwenge bwinshi abantu baramwibuka kino muri Atalanta yarabikoraga ubwo ntekereza ko icyamuzanye icyo yamushakagamo mu by'ukuri ari kugenda akimuha neza kugira ngo amufashe kongera ibitego muri Atletico bitatsinzwe na Alvarez cyangwa se na Griezmann biragaragara ko hari icyo bari kumuha hanyuma wenda kuri VAR cyangwa se VAR ntekereza ko nta kingi nayishinja ku byemezo yarayifashe cyaba icyemezo cyo gutanga ikarita y'umutuku kuko bwa mbere abonye ko umusifuzi Clement Tripe yarasifuye ko Sorof yarariri yaragiye gusifura yaragiye kumumuhonda ahubwo no yabanje gusifura ko Sorof yarariri urumva ariko bagiye kuri VAR basanga ntabwo yarariri ubwo icyo gice cyo kureba noneho ni ikosa ry'umusore Eric Garcia asanga mu by'ukuri yamukora ikosa kandi nibyo bita doxo yamubuje kujya gutsinda igitego baravuga bati rero ntacyo VAR wayishinja yewe n'igitego cyanzwe cya Barca cya Ferran Torres umuntu avuga ko byabinze bikunze VAR ari abafana ba Barca bijondetse Clement Tripe ariko baramurenganya yubahirije amategeko iyo umuntu yatsinzwe amagare nta buru wabyegeka ariko abaniturije urana n'umusifuzi wa mbere ku isi Barca yatsinzwe ibindi byo kwitwaza nta bihari tujye makuru agezweho